motula na ya liboso ya makambo etali EAC omoni ndeko Martin Mudimbyo azalaki awa alobi likambo etali hypocrisie. Ndishimye cyane kuko ndi hano kugira ngo tuvugane ku muryango wa EAC. Mbonye umwanya kandi wo kuganira na Martin Mudimbyo. Yavuze ku bijyanye n'uburyarya, yavuze ko uburyarya ari imyitwarire y'umuntu, yavuze ko umuntu avugira ibintu imbere y'abandi ariko mu by'ukuri ibyo avuga bitandukanye n'ibyo atekereza cyangwa se yakora. Yagize ati nta kintu kindi kirimo uretse kwifatira imyanzuro, nta kindi kitari ugufasha cyangwa se gufata umwanya runaka, nta kindi kitari ukwigira nyoni nyinshi mu myanzuro. Hari ikibazo cy'ibikorwa by'ubugome by'inyeshyamba hamwe rero no gukoresha ingufu mu mitwe yitwaje intwaro cyangwa se mu yindi mitwe igendera ku bitekerezo byabo. Bityo rero hari ibice bibiri. Igice cya mbere ni ubwumvikane hagati y'imitwe yitwaje intwaro, hanyuma rero uburyo bwa kabiri ni imyanzuro y'igihugu cy'u Rwanda. Ku Rwanda hari umutwe wa FDLR. Ese uwo mutwe w'u Rwanda wa FDLR ni umutwe w'u Rwanda cyangwa se siwo? Niyo mpamvu rero u Rwanda rwafashe imyanzuro ikomeye. Ariko se kuki nta bwicanyi bubaho, kuki nta biganiro bihari? Imitwe yitwaje intwaro ya Kongo ntabwo iboneka ahantu hamwe cyangwa se ahandi. Mbere hari abantu 3,000 cyangwa se 4,000 imubambiro, ariko rero ni mu gihe iyo mitwe itari ihari u Rwanda rwahisemo kugarura umutwe wa M23 kugira ngo ruteze akaduruvayo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo nibyo. Niba rero imitwe yitwaje intwaro idahari, niki kigomba gukorwa kugira ngo habeho ukwizerana n'amahoro arambye? Kuki rero ibi byose bikwiye gukemurwa mu nzira y'igisirikare? Ni mu gihe habaye imitwe myinshi cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nitugere mu bihe nk'ibi ngibi. Ni mu gihe kandi habaye imyitwarire nk'iyo, ni ngombwa rero kugira icyo dukora. Ese abanyekongo bagomba guceceka bakemera ibyo leta yabo ibakorera? Ese nibyo koko? Niyo mpamvu rero naje hano, kuko rero ibi bintu bigomba kuvugwa, bigomba kumenyekana. Patriotisme nyayo nuko tugomba guhagarara kuri kw'igihugu cyacu. Nta na rimwe rero dukwiriye rwose kwemera gukandamizwa cyangwa se gukomeza gukubitwa inshuro n'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda. Ariko rero nubwo bimeze bityo, haracyari ibibazo byinshi cyane, kuko rero niba twemeye ku Rwanda rutuyobora, icyo gihe tuzaba dukomeje kugaragaza ko tudakunda igihugu cyacu. Kuko niba tutemeye guhaguruka, niba tutashyira hamwe, ntabwo tuzigera tugera aho dushaka, nta n'uzigera bidukorera. Ni ibintu rero tugomba kwitondera, tugomba kugira icyo dukora, tugomba kugira uruhare rukomeye cyane mu gukemura ibibazo byacu nk'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwiza ukuri ko umutwe witwaje intwaro wa M23 ufashwa n'igihugu cy'u Rwanda ni umutwe bashinze kugira ngo bakomeze guhangana natwe. Ntabwo twe twigeze twanga ibiganiro, inshuro zose twahoze dushyira imbere ibiganiro. Ibi bivuze ko dukwiye kugirana ibiganiro, nta na rimwe twigeze tubyanga, ariko ibiganiro bigomba gukorwa mu buryo bwemewe. Abanyekongo bose bagomba gusobanukirwa ko gufata imyanzuro ntibisobanura gutera igihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaga. Hari abantu benshi cyane b'abanyamahanga bagerageza gutera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ibyo bikwiye mu by'ukuri guhagarikwa ikitaraganya. Niyo mpamvu rero tugomba gukora ibintu mu buryo bwateganyijwe. Perezida Kenyatta yagerageje rwose gushyiraho inzira yo gukemura ibibazo, ariko ikibazo gihari ni uko hari abantu bamwe badashaka kumva uko ibintu bikwiriye gukorwa. Ntabwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwose itifuza kuganira n'uwo mutwe wa M23, ahubwo twifuza ko ibintu byakorwa mu nzira zagenwe. Ikindi kandi abantu bagomba kumva ko leta igihari. Ntabwo bishoboka ko umuntu avuga ko nta leta ihari, ariko rero yiteze ko iyo leta ari igomba kwishyura ndetse no gufasha abaturage. Abakozi ba leta, abaganga bose ni abanyekongo, kandi rero bagomba gufashwa. Kubera iyo mpamvu rero leta irimo gukora akazi gakomeye cyane kugira ngo isuzume ingaruka z'ibibazo byose. Ntidushobora rero kurekera abaturage bacu mu maboko y'abanzi b'igihugu ngo twemere twicare. Oya, ingabo z'u Rwanda ziri mu gihugu cyacu mu buryo butemewe, ariko nanone zizavayo bidatinze. Ndababwiza ukuri, ntidushobora kwemera ko abaturage bacu basigara mu maboko y'abicanyi
ndetse n'abishe abavandimwe babo. Ese muratekereza ko abantu baza ejo cyangwa ejo bundi bafite intwaro bagatera abaturage batagira intwaro, bagaturitsa amabombe mu bitaro, noneho tukavuga ngo reka turekere aho ngaho? Oya, abaturage bacu tugomba gukora uko dushoboye tukababohora. DGM imaze gutakaza abayobozi babiri. Ubu se hari ushobora kwandika inkuru ku muntu wese w'umuturage wa Kongo wahuye n'ayo mahano? Oya, ni mu mujyi nk'uyu nguyu abantu baricwa, abandi bagomba gukuraho amaraso y'abavandimwe babo. Ese murabyumva mukicecekera? Ikibabaje rero ni uko hari abanyekongo bishima babonye amaraso y'abavandimwe babo amenetse, cyangwa se barimo gushaka imyanya mu buyobozi binyuze muri ubu bugome. Ndababwiza ukuri, umutwe wa M23 icyo wifuza mu biganiro ni ukubona ubuyobozi, ariko nanone babanjije gukorera ubugome abaturage bacu ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese tugomba kwibaza ikibazo cy'ukuntu umuntu ashobora guhitamo gukorana n'abica abavandimwe babo kandi bakabikora babishaka nk'aba ngaba. Niba rero bari kumwe n'ababashyigikiye bakemera gukorera abantu bene wabo ibintu nk'ibi ngibi turimo kubona, bakabica bakabakorera n'ubundi bugome batarobanuye, ibyo ntabwo tugomba guceceka, kandi mu by'ukuri ntabwo tuzemera ko bikomeza. Ese muratekereza ko niba bagize amahirwe bakagera ku cyo bifuza bazagirira imbabazi abanyekongo? Noneho ibi bintu rero birakomeye. Twebwe nk'abayobozi turimo gukora uko dushoboye kugira ngo ibi bikorwa bitagira ingaruka mbi ku banyekongo bose bari muri kariya gace aba barwanyi bigaruriye. Turabizi ko aba baturage bahuye n'ingaruka ndetse n'ingorane zikomeye. Abaganga bavuga ko ibijyanye n'ihungabana cyangwa se traumatage ngo ryariyongereye cyane mu burasirazuba bw'igihugu cyacu. Dukwiriye rero kugira uburyo bwo gukemura bino bibazo. Leta yacu ifite inzobere zirimo gukora, kandi vuba cyane rwose tuzagira umwanya wo gutanga raporo ku bikorwa birimo gukorwa. Tugomba kwibuka ko abaturage bose barigoma, bafite ubuzima buteye inkeke, baratotezwa. Niba rero basabwe gukora akazi kameze gutya na gutya, turabizi neza ko bari kumwe n'abantu bakunda gukoresha intwaro batitaye ku baturage barimo kuyobora. Noneho rero umuntu akaba yicwa mu gihe atakoze ibyo bamutegetse. Ibi byose rero ni ibintu bitera ubwoba abaturage bacu bari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi leta igomba gufata ingamba zihuse zo kugabanya ubwo bubabare bw'abaturage bacu bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Minisitiri w'Ubuzima, ibyo si byo? Yego. L'occasion de faire le point, parce qu'il ne faut pas oublier que tous ceux qui vivent à Goma en ce moment sont en insécurité. Ils sont intimidés. Si on vous demande d'exécuter une tâche A, nous les connaissons, la gâchette facile, vous êtes exécuté. Et donc, quand vous regardez déjà ces décors qui traumatisent nos populations, lorsque vous êtes dans une position comme la nôtre, vous vous assurez évidemment de prendre des mesures pour alléger leur souffrance. Monsieur le ministre de la Santé.